nubwo bitoroshe umubyeyi yarakwiriye gufata umwanya munini wo kwita ku mwana. Dufite umugisha ku babyeyi ba Birivaze bemeye kohereza abana babo kugira ngo baze hano bige ijambo ry'Imana. Ni iby'igiciro gikomeye. Mwana muto nta ntonganya agira, mwana muto ntabwo asambana, umwana utazi kuvuga, utazi gusenga, ariko agakora icyo Imana igize isha. Nubwo abahanuzi batahanura ariko ukamusenga, haleluya, uzabona ikimenyetso cy'abasenga Imana. Amazi ntabwo yayandi, Imana yashaka ishimwe rivuye mu kanwa k'abantu batoya. Iri torero rizakura, rizatera imbere, rizagera kure, ari uko twabanje gukora ibyo Imana igira gute ishimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Soma ijambo ry'Imana riri mu Migani ibice bya 22 umurongo wa 6. Ni ijambo abashanomo bateguye rijyanye n'iki giterane. Reka ari ryo dutangiriraho, kandi uko mubona ari amagambo tuze kuyasomaho, ndakwinginze ugira agakaramu wandike, birajya bigufasha ugeze mu rugo. Biravuze ngo menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Yesu nashimwe cyane. Menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Ahindure asome muri Matayo 19:13-15. Maze bamuzanira abana bato ngo abarambikeho ibiganza abasabire. Abigishwa barabacyaha, ariko Yesu arababwira ati, mureke abana bato, ntimubahuze kunsanga, kuko abameze batyo ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Amaze kubarambikaho ibiganza avayo. Nimwakira ijambo ry'Imana, ari tuze kuhongeraho nta kibazo. Dukome ijambo ry'Imana wakimeshi cyane. Ijambo mu Migani rimaze kutubwira amagambo akomeye, aratubwira ngo menyereza umwana inzira akwiye gucamo akiri muto. Menyereza umwana inzira akwiye gucamo akiri muto. Dufite amateka menshi tuzi. Dufite abana benshi bari mu irerero hakurya hariya ku Kizimba Iwawa. Dufite abandi bafungiye ahantu hatandukanye kubera yuko bafite imibereho mibi. Iyo ugeze mu bihugu byo hanze naho ubona abana bameze uko nguko. Birashoboka yuko wagira umwana wawe ukamutoza inzira bikanga bikananirana. Birashoboka rwose, ntabwo twarenganya ababyeyi bose. Ariko nshuti yanjye mukundwa, nimba hari ikintu gikomeye umwana wawe ukwiye kumutoza inzira akwiriye gucamo. Inzira nziza y'agakiza, inzira nziza yo kubaha Imana, inzira nziza yo kwizera Imana. Ukabikora nk'uwikorera, ukabikora nk'ukorera Imana. Dufite umugisha ku babyeyi ba Birivaze bemeye kohereza abana babo kugira ngo baze hano bige ijambo ry'Imana. Ni iby'igiciro gikomeye. Nshuti yanjye, nimba ufite umwana mu rugo, iri jambo rirakureba. Menyereza umwana wawe inzira akwiriye gucamo akiri mutoya. Abanyarwanda iwacu bajya baca umugani ngo igiti kigororwa kikiri gitoya. Nubwo bitoroshe, umubyeyi yarakwiriye gufata umwanya munini wo kwita ku mwana, kuko umwana wawe ibimushuka ni byinshi, ibimuyobya ni byinshi, ingorane afite imbere ni nyinshi. Rero ni byiza ku bantu bafite ababarera babumvire, kandi ku barezi nabo bagira igikorwa bagomba gukora bamenyereza abana babo inzira
bakwiriye kujya gute guca. Ni umukoro umubyeyi wose akwiriye kujya gute kuba afite. Yesu bamuzaniye abana batoya, abigishwa babonye abana batoya baravuga, barabaca, barabasunika. Bari bazi ko abantu bakuru bakwiye kuza mu sinagogi cyangwa se mu rusengero. Yesu yitegereza abo bantu bakuru, asanga bafite ishyari, asanga bafite inyangane, asanga n'abasinzi, asanga n'abasambanyi, asanga mbese ingeri zose abo bari kumushaka siyo bakwiye kumubona, kuko uburyo bakwiye kumubonamo ntabwo bigaragara, ntabwo bashobora kumubona kubera ibintu bahetse, ibintu bari bafite. Yesu abitegereje aravuga ngo nimureke abana batoya baza, nimureke. Mwebwe ntimuzi ibyo abana bafite. Aba bana nta shari bafite, nta nyangani bafite, nta marozi bafite, ntabwo ari abasambanyi, ntabwo ari abasi. Nimureke abana bato baza, kuko abameze gutyo, haleluya, nibo bazaraga ubwami bw'iki bw'Imana. Kwira mugeze ngo nabameze gutyo. Umeze nk'umwana muto. Bajya bavuga ngo umwana muto ni igisekera umwana abana. Uzi ko umwana mutoya uza kumutera urwara ariko akagusekera, ntabwo abazi icyo ugiye gukora, nta nubwo anabyitayeho. Icyazi nuko agomba gusekera umuntu wese, yaba umukunzi yaba n'iki n'umwana. Yesu we ntabwo yereko warareba, areba mu mitima, aravuga ati aba bagabo n'abagore baje kushaka, arareba nshuti yanjye, aba ntabwo ari bo, ahubwo aba bana batoya bafite imitima, haleluya, Uwiteka yishimira. Mureke aba bana batoya bagira gute basange, abameze gutyo niyo bazaraga ubwami bw'iki bw'Imana. Mungasifiwe, haleluya. Umwana mutoya ntacyo aragira, umwana mutoya nta ntonganya agira, umwana mutoya ntabwo asambana, umwana mutoya, haleluya, yasenze abasenze, yabyinnye ababyinnyi. Ariko hari ukuntu abantu babyina bafite ibintu babyiniraho, hari igihe bizagucika bikagwa hasi. Hari ugiye kubyina afite inkono y'itabi, noneho ntiyayicomekamo neza, noneho uko abyina inkono y'itabi igwa hasi. Uzi yuko umuntu azavuga ati ndewe kerere wicara ku ntebe ya mbere nzamuha igikukuru akaza akinjira muri korali baririmba neza, ariko afite gahunda ngo nzamuro ka gikukuru akaba gakenyera nzakavuga barokoreye. Nzinjira muri korali n'umwe shaka, nzinjira muri pastorali n'umwe shaka, nzinjira muri korali n'umwe shaka. Chunga sana, Imana ije guhindura amateka, Imana izakuvumbura. Pereza Imana icyubahiro, ndaguha Imana izakuvumbura. Ngo bareke igende ikifunge, bareke bagende, nibagere kuri Yorodani batambuka intwari gusa. Haleluya, reka bagende ikifunge, reka batambuke, nibagera kuri Yorodani hazambuka iki intwari gusa. Yesu aravuga ngo abameze nk'aba bana batoya niyo bazaraga ubwami bw'iki bw'Imana. Abo nyine abo bateye gutyo Yesu nashima cyane. Reka asimbuka dusubire muri Matayo 21:12-17. Nuko Yesu yinjira mu rusengero rw'Imana, yirukanamo abaguriragamo bose, yubika neza y'abavunjaga ifeza n'intebe z'abaguraga inuma
arababwira ati byanditswe ngo inzu yanjye izitwa inzu yo gusengerwamo, ariko mwebwe mwayihinduye isenga y'abambuzi. Nuko impumyi, ibirema baramusanga mu rusengero arabakiza. Ariko abatambyi bakuru n'abanditsi babonye ibitangaza akoze n'abana bavugiye mu rusengero amajwi arenga bati Hoziyana mwene Dawidi, bararakara baramubaza bati aho urumva ibyo aba bavuga? Yesu arabasubiza ati ntimwari mwasomye ngo mu kanwa k'abana bato n'abonka wabonyemo ishimwe ritagira inenge. Arabasiga asohoka mu murwa ajya i Betelehemu, ararayo. Nimwakire ijambo ry'Imana. Navuga urusengero Yesu ni believers aha nyine akaka ubu nyine aha twicaye, yinjiye ngo arareba aritegereza, abona nk'abavunjayi, abona nk'abanozi, abona nk'abasambanyi, abona nk'abasi, yumva agize ifuhe nyuma iki isoni. Umva icyo yakoze, ngo yubitse intebe, ariko yubika intebe bakura ku ntebe arakubita ngo nimuve mu nzu ya data. Yesu nashimwe cyane. Muvemo musohoke, ikintu ya data yakorewe ntabwo ari icyo ngicyo. Musohoke. Warangije. Yesu nashimwe. Bene data nshuti z'umusaraba, iri jambo riratureba njyewe nawe. Iyo hari ibyo twasohoye mu buzima bwacu, Yesu abona gukora. Nimba mukobwa nshuti yacu, nimba musore nshuti yacu, mubyeyi, nimba hari ugomba gusohora, Yesu ari gukora. Dukomere Yesu amashyi menshi. Amaze gukubita isega y'abambuzi, amaze kubika intebe z'abavunjayi, ngo bamuzanira abacumbagira, bamuzanira ibimuga, bamuzanira impumyi, agira gute? Arabakiza. Iri torero rizakura, rizatera imbere, rizagera kure, ari uko twabanje gukora ibyo Imana igira gute? Ishimwe. Niba ushaka kubona igitangaza, niba ushobora kubona amashyi uzashima ejo hazaza, nuko tubanza gukuraho ikizi. Mungu asifiwe! Mungu asifiwe! Mungu asifiwe! Amaze gukiza abarwayi, abana batoya baraza, babandi badafite inenge. Haleluya! Abo ni bashaka. Mwe abamama ariko abana batoya, mwe abagabo ariko abana batoya mu mitima. Haleluya! Ayigo bafite imitima iya hehe? Isiyoni. Mwe abantu bakuze mu buryo, haleluya, bw'ubukure, ariko abana batoya mu by'umwuka. Dukomere Imana amashyi menshi. Haleluya! Abana batoya ngo Hoziyana, Hoziyana, Hoziyana. Babandi bakuru babyimbiye mu isinagogi, babyimbiye mu itorero. Hari uko n'abantu babyimbira mu itorero bakabira ishyitsi, bakaba abantu badakorwaho, bakabyimba, bagatuga, bakabyimba. Abo nibo bahoje Yesu. Abana urumva ibyo abana batoya Hoziyana, Hoziyana bari kugusingiza, wabyumvishije? Babandi babyimbye bazamugeze ngo warabyimbye, cyangwa uri umwe muri abana bato bavuga Hoziyana, Hoziyana, Hoziyana. Yewe ndi umubiribaze, natangiranye na biribaze, ntacyo mbwira cya biribaze ntazi.
ndashaka ishimwe rivuye mu kanwa k'abana bati batoya. Nushaka kuba pasiteri, nushaka kuba apotere, nushaka Imana ikintu yishimira, yishimira umuntu ufite umutima umenetse nk'umwana mutoya. Ibyo byo gukura warakuze ngo ndi kubwiriza ngo ngize abarwayi, oya. Ikintu Imana yishimira ni umuntu ufite haleluya umutima nk'umwana mutoya. Ibigugu biramubaza ngo ariko urumva ibi bana bavuga bari kugusingiza hoziyana hoziyana hoziyana. Aravuga ngo handitswe ngo mu kanwa k'abana batoya haleluya ngo ndetse n'abonka. Burya n'umwana mutoya wonka yavuga aba ari kuramya Imana haleluya. Ngo mu kanwa k'abana batoya ndetse ngo n'uwonka hazaba mwishimwe Imana igira gute yishimira. Umwana utazi kuvuga utazi gusenga ariko agakora icyo Imana igize ishaka. Ikibazo ntabwo ari nasenze amasengesho y'iminsi 40 y'ibihumbi 50. Pasiteri nawe urabyumva. Ngewe narasenze nari umugabo ntabwo igihabwa intebe, ahubwo rero uyu munsi wa none haleluya niwitwaze ngo narasenze, ahubwo rero uyu munsi wa none banye n'Imana gute. Kuba mu isinagogi, kuba mu rusengero ntacyo byakumarira. Icyo Imana ibara irabara uyu munsi wa none rero ukubanye n'iki n'Imana. Mungu asifiwe. Nushaka kumara imyaka 20 usenga, imyaka 40, Imana irabara uyu munsi wa none ukubanye n'Imana. Heza dati cyubahiro. Narakaye. Heza dati cyubahiro. Haleluya. Ubwo Yesu yigiraga muri jye, umutima wanjye wuzuye, yabuze umutima. Igitangaza ubwo nahawe agakiza kuntu. N'igitangaza Imana ishaka dusubire nk'uko twari twarakize cyagiye cyane bikize. Uzi ko wakizwaga ukabaza ariko se Imana ubu ntabwo nabwiye umuntu nabi, ukiruka naba nakubwiye nabi ngo mbabarire Imana nanjye mbabarire. Ako kambe umuntu agikizwa ucyakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, wakoraga icyaha ngo bakibanza ni bupfu, none wigute ukirukana paka ukiha. Wa munsi wawe ucyakira Yesu Kristo mu buzima bwawe, ntabwo wanaga icyaha, ntiwaraga. Bibiliya ivuga ngo ntukirize umunsi ukiraka. Ntabwo ukwiriye kwirirwa umunsi wose ukiri mu cyaha, ukiri gutegura icyaha, uri mu misiyo y'icyaha. Ubwo ntabwo wakirijwe, ahubwo bari gupagana. Mungu asifiwe. Haleluya. Imana yambwiye ngo dusubire ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Wa munsi wawe wa mbere ukenyera n'Imana, ukaganira n'Imana. Uzi ko ukuntu waryamaga ukuba Imana ikavuga ati mwana wanjye wenyine, vuga ngo wenyine. Ikaze uti mwana wanjye nakwishimiye mu materaniro, nakwishimiye none mwana wanjye ryama. Ejo mu gitondo uzabona igitangaza, mu gitondo ukabona Imana yagikoze. Babwize ukuri, gutunganira Imana, gukorera Imana, kubana n'Imana ntabwo igomba gutuma abahanuzi hoya. Iyo irimanukira ikaze ati mwana wanjye shaka abahanuzi biki
Korneliyo ngo yarasengaga umudasiba, ntabwo yari akeneye abahanuzi, yakoraga neza. Ngo agiye kubona abona mwiyerekwa ku mugaragaro mu isaha ya saa 9 ku mugaragaro. Imana izagutabara nimba usenga. Imana ntabwo yiteranya abantu basenga n'abasengera. Imana ntabwo yiteranya abantu basenga n'abadasenga. No. Marayika w'Imana aravuga ngo mugabo ngo gusenga kwawe Korneliyo kwagize gute? Kwarumvise. Nubwo abahanuzi batahanura ariko ukagusenga, haleluya, uzabona ikimenyetso cy'abasenga Imana. Haleluya. Abantu niba batubeshye akureba uko wambaye, ngubu ugiye wambaye iyi ngubu ni forme ya korali, ariko ugiye wambaye n'uwo mukobwa bakureba ufite abana bangahe kubera ko wambaye neza, warangiza bakubwira ngo imodoka yawe ifite ikibazo kandi kare wari wagura urategereje. Alimentation yawe igiye guhirima kandi nta ne wari washira. Haleluya. Gusenga, haleluya. Imana irakwiseye ngo gusenga kwawe kwagize gute? Yesu nashimwe cyane. Dusoze kwiri jambo riri muri Luka 21 murongo wa 1 kugeza ku 4. Niturangira dusoze. Nuko yura amaso abona abatunzi batura amaturo yabo bayashyira mu isanduku y'amaturo. Abona umupfakazi wari umukene atura amasega 2. Arababwira ati ndabwira ukuri yuko uriya mupfakazi atuye byinshi kuruta ibyaba abandi bose, kuko bose batuye amaturo y'ibisagutse, ariko we mu bukene bwe atuye ibyo yaratezeho amakiriro. Nimwakira ijambo ry'Imana. Hariya muri ateraniro harimo abantu babakiri, abatunzi. Nano dufite abatunzi. Uziko umutunzi yicara hano, haleluya, ukuntu abatunzi batera haleluya, haleluya. Noneho twebwe duciye bugufi turayikiriza cyane kugira ngo abone yuko twamubashye, wenda aze kutunagiramo imbere. Niko bigenda, niko bigenda. Kiragiye cyaye hari n'abatunzi bafite ubutunzi bufatika, amafaranga afatika. Hano kuducere twacu ngutwo utugo. Hari ukuntu y'umuntu atunze, hari ukuntu umuntu afata inoti ya 5 akagenda yagize gutya, inoti ya 5, ego, okay, muri kuvuga ngo aya makaro yanyu, aya makaro muzayakuremo, okay, shyize nk'amakaro yose, okay. Bakabara bike. Yesu naje kugira abantu baciye bugufi anyi bavuga. Yesu arabitegereza, arabareba, abona ukuntu batura, abona ukuntu bashyiramo, ukuntu najya gushyiramo yo mama we akagenda gutya, ashobora kuba yaguze n'igitege cy'uwo munsi gishyashya, akavuga ati Ejidi ndamwereka yuko none amuhenzeho, agatuka ku ntebe y'inyuma, n'agakwido gasogoye, agashyira mu ituro ryiwe, akaza buhoro kandi anyeganyega. Abandi bavuye mu nzira, ndareka bariya bakiritse babanze bature biriya biceri byabo, yewe nibuze gutanga ituro ryanjye. Yesu aritegereza ngo abona abatunzi batura kwa kundi batura kwabo. Umukene niko bivuga, umukene ngo azana amasenga 2, arangije ngo ashyira hehe. Yesu areba mu mutima, reka ntibujyane mu buryo bw'umwuka, areba mu mutima, areba uriya muda atuye amasega 2 y'amafaranga.
iyo yari afite yose, noneho n'umutima utandukanye y'ibyo, ni umutima unezerewe, ni umutima utagira ishyari, ni umutima utarimo ubugugu, ni umutima utarimo ubusambo, ni umutima utarimo ubusambanyi. Aravuga ati ariko uyu mudamu na bariya bakire nubwo batanze ibya mirenge bakaba batanze byinshi, uyu mugore umupfakazi utuye amasigara niwe utanze ituro Imana igira uti yishimye. Haleluya, haleluya. Baririmbyi muzaririmba ariko Imana izarira mu mutima. Nshuti z'Imana, abapasiteri muzasengera abantu, icyo Imana izareba hehe? Mu mutima. Uyu mugore atuye ibyo yari afiteho amakiro yiwe, noneho n'umutima we uciye bugufi. Aravuga ati ndabwiza ukuri, uriya mugore, haleluya, ituro ryiwe atanze rikoze ku mutima w'iki heba. Yesu nashimwe cyane kuko atanze ibyo yari afite byose, kandi abitanga n'umutima ugize gute? Umenetse. Zima, iyo ugiye gutanga utanga iki? Iyo ugiye kuririmba uririmba iki? Umutima uramenetse. Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe. Nimba hari ikintu Imana ikunda abafite imitima igize gute? Imenetse. Ikunda abantu babandi batanga na kakani bari bategeyeho ki? Amakiri. Kuririmba kwacu, gucuranga kwacu, kuraga Imana kwacu, mureke tubikore tubikuye ku mutima, gutanga amaturo. Yesu nashimwe. Haba gufasha abaririmbyi gusohora indirimbo, haba gukora umurimo w'Imana, haba gufasha abaturanyi. Harimo n'abishyura za mituweli, murahari twishyura mituweli. Abo bantu bose babikora umutima ugize gute? Umenetse. Uwo mutima n'Imana igira gute? Yishimye. Yesu nashimwe cyane. Turi mu giterane Shalom yateguye. Haleluya. Yesu aravuze mu Amerika bagira gute? Baza. Rimwe kabiri gatatu. Haleluya. Imana irahumurisha. Bambaye neza, byagenze neza. Bafite umushinga uteye gutya. Bashaka kugira uniforme nziza kuko bagiye gusohora n'indirimbo. Bagiye gusohora indirimbo, bashaka iniforome nziza. Iyo babibwiye n'abashaka muyobozi, reka tubisengere, Imana izi imitima y'Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi, yakoresha ibiti n'amabuye bigakora bikemera, ariko natwe twakora. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ntabwo bafite bije ihenze, ni bije y'800 kugira ngo basohore indirimbo ndetse bakore n'iniforome, ariko ikibanza ni iniforome. Sibyo ra? Ikibanza ni iniforome. Yesu nashimwe cyane. Abantu bumva sindi butinde hano, dufite abaririmbyi beza bagiye kutunagiramo indirimbo, twe turyoherwe n'Imana. Nabonye n'abaririmbyi bakomeza baza benshi batandukanye. Tugiye gukorera Imana mu buryo Shalom tw'iniforome, nitubara iniforome bazasohora indirimbo, kuko namenye amakuru abanyamugisha mugiye gusohora indirimbo. Worship team sizaho mugeze, korali Siyoni ndabiza amakuru, reka medete kubivuga. Namwe mugiye gusohora indirimbo, birivanze kwaya, namwe mugiye gusohora. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Haleluya. Reka twicara muri sali wacu, niturangiza dushyiremo birivanze kwaya, twirebe. Nizimara gushira, zimaze kurangira, noneho dushyire Siyoni tuyirebe, dushireho worship team tuyirebe, dushireho Shalom tuyirebe, dushireho abanyamushi tuyirebe. Maze rero abadafite ibitotsi bazagira ibitotsi mu izina rya